Banyarwandakazi inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba turabasuhuje. Turi kuwa kane tariki ya mbere ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2020 mukamugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba mukakigezwaho nanjye Jean Pomsene Mporamusanga. Tubibutse ko iki kiganiro twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera amahano abera mu muryango nyarwanda, cyane cyane ko ayo mahano ariyo yagiye atuma igihugu cyacu kigwa mu kangaratete. Inshuti muduteze amatwi rero mu kiganiro cy'uyu munsi tubafitiye umutumirwa mudasanzwe mumenyereye mu biganiro byacu, ariko kandi wifuje ko nawe twamuha ijambo kugira ngo aganirize abanyarwanda, akaba ari mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero musabe afata umwanya yibwire abaduteze amatwi. Akoze kumpa ijambo, nitwa Barizeye Fabien, ubamerereye hano mu mujyi wa Kigali, ariko ubu tuvugana nyine nkaba ndi mu icumbi, kuko aho nari ntuye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, umurenge no wa Remera, akagari ni aka Nyarutarama, umudugudu ni Kangondo ya kabiri. Uragira uti ndi mu icumbi kubera ko aho nari ntuye bansenyeye. Ndagira ngo nkubaze wenda mu buryo bwo kugira ngo abadukurikiranye basobanukirwe, ninde wagusenyeye bwana Fabien? Mu by'ukuri n'inzego z'ubuyobozi nizo zasenyeye ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu ari muri 2020 muri uyu mwaka. Mu by'ukuri ni ibintu byantunguye, ni ibintu ntari niteze. Navuga ko ari n'ibintu bikomeje kugenda bitugiraho ingaruka ngiye na bagenzi bacu, kuko ni ibintu tutari twarateganyije. Mu mihigo twari dufite, mu by'ukuri nta muhigo twari dufite ko tuzasenyerwa. Birumvikana byagiye bitugiraho ingaruka. Niba mbyumva neza ntibeshye, ushobora kuba uri umwe mu baturage basenyewe hamwe muri Kangondo. Ni Kangondo ya mbere aho bita bakunze kwita muri Banyahe? Ni Kangondo ya kabiri aho bita muri Banyahe. Nagira ngo noneho ufate umwanya use n'udusobanurira mu by'ukuri uko iki kibazo cyatangiye. Iki kibazo abantu bumva tukivuga uyu munsi wa none bagira ngo ni ikibazo gitangiye nyine uyu munsi muri uku kwezi turimo kwa 9 ngira ngo, ariko mu by'ukuri ntago ariko bimeze. Iki kibazo cyatangiye mu kwezi kwa 10 muri 2017 nibwo twatangiye kumenyeshwa ko aho hantu hashakwa, hakabaga hashakwa n'umushoramari, ariko tuzumvikana. Mu by'ukuri twagumye kugenda tugirana ibiganiro bigiye bitandukanye, inzego z'ubuyobozi zituba hafi, ndetse natwe duhagarara neza, turavuga ati ibyo ari byo byose inzego z'ubuyobozi ziratureberera, nta gihombo tuzagira. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko ibyo twari twiteze ariko byagenze. Hagiye havamo, navuga ko havuyemo ibibazo kugeza uyu munsi. Ni nayo mpamvu n'ubu ngubu tuvugana, kuko tekereza ko nta n'umuntu wari unzi mu mudugudu, ariko ubu ndatekereza ko iki kibazo cyacu kimaze kugera ku rwego rwo hejuru, ku buryo buri muntu wese asigaye atumenya kandi akamenya ko twari dutuye hano muri Banyahe. Ubwo rero bikomeje gutyo nk'uko nari mbikomojeho haruguru, ntabwo ibiganiro byakunze kugenda neza. Twatangiye tutumvikana ku buryo n'igikorwa ngira ngo cyaratinze kirakabya cyane, kuko niba igikorwa kimaze imyaka 3 hari umushinga ufitiye inyungu abaturage ukaba utagerwaho, murumva ko harimo ikibazo mu by'ukuri kinakomeye. Twakomeje kugirana ibiganiro, batwizeza ko bazatwubakira amazu, ndetse hanyuma baza kutubwira ko bagiye kudutabara mu buryo bwihuse, ariko ntabwo ntekereza ko bwari uburyo bwihuse, ahubwo ngira ngo hano hari harimo ikinyoma gikabije, kuko iyo ubwiye umuntu ngo uramutabara mu buryo bwihuse, wakabaye umufasha nyine mu buryo bwo aribwo bwose bushoboka kugira ngo nabo babashe kugira ubuzima burambye. Icyatuma rero ubuyobozi n'abaturage twaraganiriye kuri icyo kibazo kugira ngo dushakire umuti, ariko ndanga birananirana. Ariko navuga ko byananiranye ku rwego rw'ubuyobozi, kuko twebwe abaturage ibyo twasabwaga twarabikoze, ndetse
ngira ngo twabashije no kwihangana cyane, kuko mu myaka 3 warabujijwe uburenganzira ku mutungo wawe. Ngira ngo sinzi ni ikintu navuga ngo ni ikintu ndengakamere ku buzima bw'umuntu. Imyaka 3 burya bari ikintu kinini cyane. Kugeza uyu munsi rero ndakeka nta n'ikiragerwaho, ubu twarasenyewe, kandi amategeko yo mu Rwanda ni amategeko yubakitse. Iyo uyasoma neza rwose wumva ko nta n'impungenge, nta n'isazi ishobora kubaho kubera amategeko. Ariko mu by'ukuri uyu munsi wa none sinzi niba ari amategeko agenewe abaturage cyangwa se ari amategeko y'abandi, kuko twe turabona ayo mategeko atubahirizwa cyane ku burenganzira bwacu. Ndagira ngo nkubaze noneho kugira ngo abaduteze amatwi basobanukirwe, uragira uti hari umushoramari washatse kuza gushora imari ye aho hantu nyine mwari mutuye, ariko nanone ukavuga uti icyo kibazo twagiye tukiganiraho n'abayobozi bikanga gukemuka, ntibabibonera igisubizo. Muri makeya ndagira ngo udusobanurire, ubona ikibazo kiri ku mushoramari cyangwa kiri ku bayobozi? Biragaragara ko hari ahantu hashobora kuba harajemo imbaraga cyane z'umushoramari, ariko nanone hakazamo na komisiyo ntakenya kuvuga cyane ku ruhande yenda rw'abayobozi, kuko umuyobozi ubundi areberera umuturage cyane cyane ko yakabaye abogamira ku muturage, akakabaye abogamira ku mushoramari. Iyo ubirebye rero ubona mu by'ukuri umushoramari wirinda kumva. Telefone icitse wari ugezaho uvuga uti mbona harabayemo ikintu kimeze nka komisiyo ku bayobozi. Wakomereza aho ngaho kugira ngo wenda abaduteze amatwi basobanukirwe. Nibyo nari nkomeje mvuga, mu by'ukuri urebye umushoramari mu by'ukuri ubona ko yaba beshi, ari nayo mpamvu nyine twagiye turenganurwa kugeza uyu munsi. Ubona ko umushoramari afite imbaraga mu by'ukuri, ariko nanone izo mbaraga ni izo gufatanya n'abaturage, ntabwo ari izo kubarenga. Use n'uwongera ijwi gatoya kuko ntago riri kumvikana neza. Hanyuma nagiraga ngo nkubaze wenda kugira ngo twe kubitwarira muri rusange, tuvuga ngo abayobozi wasobanurira abaduteze amatwi mu by'ukuri inzego z'ubuyobozi zaba mwaba mwaragejejeho ikibazo cyanyu? Mu by'ukuri twahereye ku rwego rw'umudugudu, turazamuka tugera ku karere, ku kagari, umurenge, ndetse tujya no ku karere. Ubu ndatekereza ubu ngubu tuvugana ikibazo cyacu kiri ku mujyi wa Kigali, ngira ngo nibo bafite umupira, ariko mu by'ukuri kiriya gikorwa gitangira ni ukuvuga ngo n'inzego zo hejuru zari zihari, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, minisiteri nyinshi zaramanutse, n'abadepite ngira ngo n'abasenateri hari igihe bigeze badusura badukangurira icyo gikorwa. Twumvaga ari igikorwa kizaza kikatugirira akamaro, ntabwo twari tuzi ko ari igikorwa kizatwangaza bigeze aha ngaha. Ni ukuvuga ngo rero ikibazo cyanyu ntabwo kikiri rwihishwa, abadepite barakizi, umujyi wa Kigali urakizi, byumvikane neza ko na minisiteri y'imiturire ikizi. Ahubwo mu by'ukuri ahantu turi gushidikanya tutarasobanukirwa yenda ni ku rwego rwa perezidanse, ariko nabo ndatekereza byanga bikunda, ndatekereza bafite amakuru yenda atari yose, ariko ndatekereza ari rwo rwego twavuga ko rutaragaragaza mu by'ukuri aho ruhagaze muri iki kibazo cyacu. Nibyo naringiye kukubaza, kuko dukunze kumva ahantu hagiye hatandukanye perezida wa repubulika ajya gukemura ibibazo by'abaturage kandi akavayo bikemutse. Mutekereza ko mwebwe gutaka kwanyu kutari kwagera muri perezidanse? Birashoboka cyane, birashoboka, ariko nanone kubera mu mujyi wa Kigali ndetse mu karere kageze uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali, mu by'ukuri ndatekereza ko natwe turi hafi yo gutabarwa. Ndumva nsigaye mbyiyumvamo, kuko kuva aho turi kugera kuri perezidanse ndatekereza ukabije wakoresha isaha, ufite imodoka n'amaguru wagerayo. Ndatekereza rero ikibazo cyacu gishobora kuzakemurwa nawe, kuko izindi nzego zose bigaragara ko cyananiranye. Hanyuma
mu gihe mwasenyerwaga muvuga ko mwebwe mwari mwarakorewe ibarura, barabaze amazu yanyu ndetse barashyizeho n'igenagaciro, ariko mu gihe mwasenyerwaga byavugwaga ko murimo gutabarwa kugira ngo mudatwarwa n'ibiza. Mutekereza yuko mu by'ukuri ryagenagaciro ryari ryarahawe amazu yanyu rigikomeje, cyangwa bizitwa ko nyine mwatabawe mugatabarwa kugira ngo murengerwe ibiza bitabatwara? Mutekereza ko koko ryagenagaciro mwakorewe bizarangira babishyuye, cyangwa mwumva bizagenda gute? Ngira ngo hariya nubwo bavuze kuriya sinzi, yenda hashobora kuba harabayemo ikinyoma, kuko bagenzi bacu bahasigaye nabo ndatekereza uyu munsi nta kibazo barahura nacyo. Kandi uramutse uvuze ngo uri gutabara abantu ibiza, ugafata imiryango 240 ingahe, ugasanga aho bari batuye hose izo nzu zabo zose ugasanga nta nzu n'imwe ikomeye, cyaba ari ikindi kibazo. Ni ukuvuga ngo nibura koko reka twemere ko hari uwari ufite ikibazo, ariko se mu nzu 200 na hafi na 60 zose ushobora kumbwira ko zose zari zifite ikibazo? Ahangaha harimo akabazo mpageze ngenda gakeya, kubera ko hari icyo buri wese wari uri muri uriya mushinga ashaka kugeraho. Ariko mu by'ukuri kuri icyo kintu kindi nanone warumbajije igenagaciro, niba inzu yanjye yari ifite miliyoni 10 muri 2007, uyu munsi ngira ngo ugarutse kuyiha agaciro, ngira ngo nta nubwo ariko wakabaye uyiha, ahubwo byakabaye byiyongera, kuko niba nk'icyo gihe narubatse simiri ku 5,000, uyu munsi ikaba iri kuri 12, ibati riri kuri 4,500, uyu munsi rikaba riri kuri 7. Urumva ko hari agaciro yakabaye igira. Ni ukuvuga ngo uyu munsi tugendeye ku igenagaciro ry'uyu munsi, ni ukuvuga ngo nk'inzu nteganyirizwa njyewe nakabaye narayirengeje agaciro. Hanyuma mu matongo y'ahantu mwahoze mutuye, hepfo yaho hagaragara andi mazu ariko agaragara nk'ay'abantu bishoboye ari mu gishanga rwagati. Iyo muteye icyumvirizo mwumva ko nabo bazasenyerwa, cyangwa hasenyewe mwebwe wenda kubera intege nkeya zanyu? Akenshi rero buriya mu Kinyarwanda hari umugani uvuga ngo inyamaswa nini itungwa n'intoya. Ntabwo mpamya ko bariya abantu bo bashobora gusenyerwa, ahubwo twebwe tugomba kuba, navuga ko twabaye igitambo cyabo, niko nabivuga. Uti twabaye igitambo cyabo. Hanyuma rero nanone ikindi kibazo nakubaza, mu minsi yashize mwagaragaye mwashinze amahema muri ayo matongo mwagarutsemo, ndetse ejo wundi twumvishe amakuru avuga yuko mwajyanywe kwerekwa amazu, ariko mwagerayo hakabaho ubushyamirane hagati yanyu n'inzego z'umutekano. Ntabwo mutekereza ko bizabagiraho ingaruka, wenda bikitwa kwigaragambya ku buyobozi? Iki kibazo cyagiye gitangira kenshi, ariko n'izo ngaruka mu by'ukuri ngira ngo habaye hareba uri kugitera. Buriya niba hari umuntu uri kugusunika agushyira mu cyaha, ahubwo ngira ngo uriya muntu niwe wakabaye akumirwa, kuko niba tuvuga ngo dukumire icyaha mbere y'uko kiba, uriya muntu yakabaye agikumira nyine nk'ukuri. Ngira ngo byatangiye kare, abasenateri, abadepite nagiye mwumva dukorana inama ntitwumvikane. Niba twarakoranye inama n'abadepite n'abasenateri ntitwumvikane, tukajya mu matongo tugashingamo amahema ntitwumvikane, tukajya hariya mu Busanza tukajya gusura ari amazu ntitwumvikane. Ngira ngo hari igihe mwigeze mwumva n'ubundi twigeze tujya mu karere nabwo ntitwumvikana, birangira umuyobozi adutaye. Ngira ngo ibi ni ibimenyetso uriya muntu kwanza warangije no kudusunika ku buryo twakora icyaha, yakabaye nawe ahindukirwa akabazwa, cyangwa se kigakumirwa. Cyakumirwa mu buhe buryo? Ni umuti woroshye. Twebwe nk'abanyagihugu, abanyarwanda, ngira ngo mu by'ukuri mu kintu twashimira n'ubuyobozi ni uko babanje kudukangurira mbere na mbere kwigirira icyizere. Mu gihe ubona utari mu ikosa, mu gihe ubona uri mu kuri, haranira kwa kuri gutsinda ikinyoma. Ndatekereza niba turi mu kinyoma tuzagaragara, niba turi mu kuri nabwo tuzagaragara. Gusa ngewe ku ruhande rwanjye na bagenzi banjye navuga ko turi mu kuri, kuko impamvu nshingira ko turi mu kuri, ntabwo ushobora gusenyera umuntu ngo abe inzerereza. Hari igihe tubura inyito y'icyo twakwiyita.
muvane hariya ariko noneho ufite ahandi hantu mujyana. Ngira ngo iri jambo perezida wa repubulika yarabivuze muri 2012, kwimura umuntu si ikibazo ahubwo uramuvana he, uri kumujyana he. Natwe turi kuva he, turi kujya he? Ese ni ukugusenyera inzu y'ibyumba 6 bakaguha icyumba kimwe? Ese ni kukuvana ku 300,000 wakiraga by'ubukode bw'amanegisi wari ufite iwawe, ubundi ukagenda ukajya gukodesha inzu y'150 bakaguha 30, ubundi ukajya ukomaho 120? Ni ikibazo gikomeye. Hanyuma itegeko nshinga ry'u Rwanda rivuga ko umunyarwanda yemerewe gutura ahantu ashaka mu gihugu hose, kandi rikavuga yuko iyo habayeho kwimurwa kubw'inyungu z'abaturage, uwimurwa ahabwa ingurane ikwiriye. Ayo mategeko ashyirwaho n'inteko ishinga amategeko cyangwa se abadepite, aribo dukunze kwita intumwa za rubanda. Mu by'ukuri mwaba mwarigeze mwandikira izi ntumwa za rubanda mu buryo buciye mu mategeko ngo mubabaze impamvu badashobora gusaba leta kubahiriza amategeko aba yarashyizweho? Twarazandikiye, nta nubwo ari rwo rwego rwonyine twandikiye inzego nyinshi cyane cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko mu by'ukuri ntabwo zigeze ziduha igisubizo. Usibye no kuba yenda reka twifate nk'abanyarwanda, cyane ko twebwe bigaragara hari ko turi abaturage baciriritse bari ku rwego rwo hasi, ariko noneho reka dufate imyaka 3 tuvuza induru dutabaza. Niba ushobora kunyumva uri hanze, umunyagihugu, umuvandimwe, w'inshuti, umuryango uri hano twegeranye, urumva wanyumva bingana iki? Induru twarayivugije, ubu ngira ngo turacyakomeje kuyivuza. Bariya badepite, ziriya ntebe zose zuzuyemo abantu bahagarariye abaturage, ngira ngo ahubwo aha niho bari bakwiriye kwigaragaza kugira ngo batube hafi mu by'ukuri, kuko nabo barabibona twarahohotewe kamwe biragaragara. Hanyuma hari aho ugeze kuvuga uti gusenyera umuntu yari afite za anexe yishyuzamo wenda 300 cyangwa 400 akabasha gutunga abana be, ukamujyana mu nzu y'icyumba kimwe, ntibyumvikana. Ndagira ngo nkubaze wenda nyuma y'uko babasenyeye, nyuma y'utwo dufaranga mwavanaga muri ayo mazu yanyu cyangwa se ubucuruzi mwakoreraga muri ako gace mwari mutuyemo, ubu imiryango yanyu ibayeho ite? Reka nkubwize ukuri, nakubwira ko tubayeho nabi. Ni ukuri umunyarwanda, buriya abanyarwanda turaziranye, dusasa inzobe, tukaganira, tugaseka, tugatebya, ibintu bikagenda neza. Ariko niba nk'ubu nari mfite, yenda tuvuge mfite imiryango 5 nkodesha, yavagamo 1000, yenda tuvuge 150, nanjye nkagenda nkazana icyo 1000 cyangwa 5, umwana yabashaga kwiga, umugore akabasha kwambara, nanjye nkabasha kujya muri gahunda zanjye bitambangamiye. Ariko uyu munsi wa none, ya mafaranga nakiraga za nyungu nabonaga kuri ya nzu ntazo ndi kubona. Ya nzu nayifataga nkayishyira muri banki ikanguriza imyaka 3, banki nashobora kuyihinduka inzu ngo yifate. Imyaka 3 umupanga yaza ambwira ati n'ubundi hano bagiye kuhasenya, n'ubundi ninyaguha ejo sinzaharara, urashaka y'ubusa. Urumva twarangije kugirana ibibazo n'abapanga ndetse n'abaturanyi ndetse n'izo banki, kuko niba amafaranga wishyuraga ya banki wayakuraga hariya uyu munsi ntari kuboneka, urumva twatangiye kugirana ikibazo. Urumva hari ukuvana mu cyiciro yenda dufate cyo hejuru, ariko uri kumanuka rwose, ndetse uri kumanuka uko nkoboka. Navuga ko ari nk'umuntu uhagaze hejuru agahirika ibuye mu manga, niko twebwe twamanutse. Ubu turi kwisanga mu manga, tudafite n'icyizere ko tuzayivamo, kuko birashoboka ko bishobora kuzatwara. Nkanjye inzu yanjye nayiguze muri 2007, ubu imanga ndimo ndatekereza ko ishobora kuzatwara imyaka, kwanza ubwo hari n'imigenzi aba nararangiye azabagiriho, kuko imyaka 20 n'ingahe burya bari imyaka igeze kuri 20 n'ingahe burya bari imyaka myinshi. Kongera kwikusanya, urumva umuntu yatakaje imbaraga mu bikorwa, atakaza imbaraga mu mitekerereze, abana byabagizeho ingaruka. Umwana waryaga uwo mugati ntacyo, icyo kijumba ntikikiboneka. Twasubiye inyuma cyane. Uragira uti twasubiye inyuma cyane.
bikomera ku bantu bakuru, byagera ku bana bikaba ikibazo gikomeye. Abana banyu mubona nta hungabana byabateye? Abana bageze ihungabana cyane rikomeye, kuko niba uyu munsi umwana yarabonaga umuntu akomanga akuzaniye amafaranga ati narinje kwishyura inzu, uyu munsi akaba ari kubona umuntu akomanga avuga ati narinje kubishyuza, urumva abana byabagizeho ingaruka, nta nibo bagirwaho ingaruka cyane. Abana bageze ingaruka cyane, n'ubu ziracyabazaho. None se ubu nkwizeze ko ubu abana bacu muri uku kwezi kwa 10 bari bwige, hari ibintu byinshi, ni ingaruka nyinshi nyine ku muntu bitariho, ku muntu utabibona, ku muntu wibereye mu buzima bumuryohanye, ameze neza. Gusa navuga nti uw'isi itaratereza cyamunara, buriya ntakabona umuntu avuga gutya, yenda abagira ngo ibikimushakira umukiriya. Umuntu ashobora kuvuga gutya umuntu bitarabaho akavuga ati ngewe nararufatishije bwararangiye, ariko iyi si yacu ntisakaye, kandi umunyarwanda baravuga ati by'iyi si ni gatebe gatoki. Uti by'isi ni gatebe gatoki. Hanyuma ukuntu byumvikana, ubutegetsi buvuga yuko bubajyana mu mazu meza y'icyitegererezo agendanye n'umujyi wa Kigali, ariko nanone bikumvikana nk'aho ayo mazu yubatswe n'umushoramari n'ubundi washaka kubakura aho ngaho. Mwigeze mubaza inzego z'ubutegetsi impamvu uwo mushoramari ari nawe ugomba kububakira no kubagenera? Impamvu nkubajije icyo kibazo ni uko ubundi umushoramari iyo aje yiyumvikanira n'abaturage, noneho akabishyura bakajya kwihitiramo aho batura. None umushoramari uri kubimura ni nawe uri kububakira amazu. Ntabwo mwigeze nyine mubaza inzego z'ubutegetsi impamvu uwo muntu ari wubagenera? Twarabibajije, niyo mpamvu nakomeje ku kantu kitwa komisiyo. Iyo urebye mu by'ukuri, niba ubajije umuyobozi ati ko muri kungenera icyumba kimwe nzakibanamo n'abana 10 mfite gute, akakubwira ati abana bajye baryama, nibabyuka namwe ababyeyi muryame, aho hantu hita wumva ukuri. Niba umuyobozi wo ku rwego rw'igihugu yaje akakubwira ati aya masura yanyu sinyashaka kuri ubu butaka, mu by'ukuri uhita umenya aho igicurimo. Niba umusenateri aje akakubwira ati sinjye uhimba ibisubizo by'ibibazo byanyu, mu by'ukuri uhita wumva ukuri. None se ubu koko ntago ndi wa muntu wo gufata umutsima ngo nkuti ubundi ntoragura amabuye. Ni ukuvuga ngo hano mu Rwanda tugira ikintu bita ngo umwana w'imfubyi yumvira mu rusaku. Twarumvise, igisigaye tutangiye kubona. Hanyuma rero hari bamwe muri mwebwe bivugwa ko baba baremeye ayo mazu, ndetse nyuma y'uko bayemeye batangira kwishyurirwa ubukode mu gihe bakiyategereje. Ntabwo mu by'ukuri byumvikana ko kuba mwebwe mugiharira n'ubutegetsi byakwitwa wenda ko ari uko mwaremereje umutwe mudashaka gushyira mu gaciro? Ubundi ugiye kureba abanyarwanda hano akenshi, ubundi iyo bajya kukubwira ngo bari kubakira umuryango, akenshi baba bubakira umugore n'umugabo, ndetse uwo mugore n'umugabo ntabwo aba ari ingumba, ubundi aba ari abantu bazabyara. Nubwo yenda Imana ari itanga urubyaro hagiye bidashoboka, ariko aba ari umuryango. Umuryango rero burya hashobora kuza gusaza ananiwe cyangwa n'iki, ukaba wamusasira akaryama. Nabo ibyo ari byo byose, ntekereza ko buri munyarwanda wese nubwo yakwirengagiza ubuzima yaciyemo, ntabwo twebwe twavutse ngo tuvukire mu buzima buhenze, tusange buhenze cyane. Ariko nzi neza ko n'uriya muyobozi uvuga ngo ningende njye muri shamburete, azi ko nawe ari ibara, azi ko ari ibara ari gukora, azi ko ari ikintu kitazanasaza. Ubundi hari ukuntu umuntu ategura ikintu akavuga ati ariko nyuma y'icyumweru, nyuma y'ukwezi kizaba ikintu kirangiye kuko nta mbaraga ngihaye. Ariko umuntu uri gutegurira, uri kubakira umuryango akawugenera icyumba kimwe, akaba azi ko ari umuryango nyine tuwuhuriyeho, akaba minisiteri z'umuryango zihari, minisiteri z'ubutegetsi bw'igihugu zihari, minisiteri z'iterambere, barumva, ngira ngo barabyumva kuko ibyo mvuga ni ikinyarwanda, nabo barabyumva kabisa.
hanyuma wenda nakubaza ibyangombwa by'imitungo yanyu, wavuze yuko nyine bigeze kubabarira kandi mwari mubifitiye ibyangombwa, mu by'ukuri muracyabibitse nta muntu wigeze abibaka? Rwose turacyabibitse, uretse bamwe na bamwe bihutiye kubitanga, ariko twe turacyabibitse, birahari rwose, ibyangombwa by'ubutaka turacyabifite. Ndagira ngo noneho uyu munsi turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Iyi ni itariki abanyarwanda benshi bibukaho FPR yakandagije ikirenge cyayo ku butaka bw'u Rwanda bwa mbere, ivuga ko ije kubohoza abanyarwanda. Ndagira ngo ugire ubutumwa ugenera abategetsi ndetse by'umwihariko abayobozi ba FPR, ubabaze mu by'ukuri ibohorwa ryanyu, niba namwe mwarabohoranywe n'abandi banyarwanda. Ahubwo navuga ko uyu yaba ari nk'umuhigo besheje. Mu by'ukuri iyo ubwiye umuntu ngo yaribohoye, aka kanya narindi kurya abana bagahaga, uyu munsi bakaba batakibasha kurya. Sinzi niba waza ukambwira ngo warambohoye, ahubwo navuga ko wamboshye amaguru n'amaboko, kuko niba nari naragerageje kubaka inzu, uyu munsi nkaba ntayo mfite kandi itarahuye n'ibiza, itaragize gute. Uyu munsi ntabwo ndi buze kumvikana ishyigikira icyo kintu cyo kwibohora, kuko naba mfite ikintu gituma mu mutwe harimo ikiziriko kabisa, ahubwo sinzi ukuntu gishobora kuvamo. Nagiraga ngo noneho dusoze ngusaba kugira icyo wasaba Perezida wa Repubulika, kuko bikunze kumvikana abanyarwanda benshi bakoresha imvugo ko leta ari umubyeyi. Niba mukibyemera gutyo, ndagira ngo ngusabe ugire icyo umusaba. Leta ubwo ku rundi ruhande avuga ko ari umubyeyi wa bamwe, ngiye ntabwo ndi buze kuvuga ngo ni umubyeyi, kuko umubyeyi nta mubyeyi ushobora gusenyera umwana we. Kirazira kikanaziririza mu muco wacu w'abanyarwanda. Ariko nanone nshobora kuva kuri leta ahubwo nkajya kuri Perezida wa Repubulika nk'uko wari ubimbajije, kuko burya Perezida wa Repubulika ntabwo ari ubwa mbere tubisaba. Niyo mpamvu natangiye nanakubwira ngo icyizere kirahari. Nkikubwira rwose nitwa Barizeye, ndacyabishimangira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu munsi natwe dukeneye kubohoka. Dukeneye kubohoka ingoyi y'ubukode, ingoyi y'imbira akatsindwa nta n'uwo nayifuriza. Dukeneye kubohorwa abana bakajya ku ishuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dukeneye kubohorwa umugore n'umugabo bakongera bagakundana, bakongera bakumva ko baruhiye ibyiza, bataruhiye ibidafite agaciro, batakoraga ibidafite umumaro. Mu by'ukuri Perezida wa Repubulika nta n'umunsi ntataka, ariko ngira ngo ibyo ari byo byose ni umubyeyi, arabanza akarebaho amakosa ari. Buriya mfite icyizere ko azambohora kandi akambohorana n'umuryango wanjye, atari njyewe njyenyine ndetse n'abanyarwanda muri rusange, akaboha uriya muntu ushaka kuboha umuryango nyarwanda yitwaje amafaranga, kandi amafaranga burya arashakwa. Ubundi umunyarwanda aravuga ngo umutungo wa mbere ni abantu. Iyo ufite abantu burya uba ufite byose. Nicyo namusaba. Ikiganiro cyacu cyitwa biza tubireba tugaceceka. Nagira ngo nkubaze muri rusange, usibye abategetsi bakinjiyemo, abaturage bo bakitwayemo bate? Ubona nabo bafite agahinda k'ibibazo mwagize? Ese ubona bashobora kubivugaho cyangwa nabwo bahitamo gukomeza kwicecekera? Mu by'ukuri iyo hari inzego cyangwa se hano iyo hari urwego bigaragara ko ruri mu kibazo n'umuturage, birumvikana agenda gake cyane, ko aba yizeye ko hari amategeko. Iyo ahantu hari amategeko rero umuturage agerageza kugenda gake, ahubwo amategeko agakurikizwa. Ariko hari abaturage rwose, hari abanyarwanda bafite umutima wa kimuntu, bonereho no kubashimira. Hari abaturage babiri bamaze kumpa ubuhamya ko bamaze kugurirwa ibibanza, cyangwa se n'umuturage agakata akavuga ati twarabanye sina kurya. Ndabazi rwose cyane, nk'umuturage uri hariya i Nyagasambu yafashe mugenzi we bakoranye rwose amukatira ikibanza, bamaze gushyiramo akazu k'amabati 7,
hari n'undi bateranyije nawe bamugurira ikibanza. Mu by'ukuri abanyarwanda bamaze kugira umuco wo gukundana rwose, ni ibintu bishimishije, binaturenga. Ni niyo mpamvu tuvuga ngo dukwiriye guhaguruka twese tugafatanya, ko igihugu cyacu ni igihugu cyiza, ni igihugu dukunze, ni igihugu twifuriza buri wese ko yakibamo. Ni ibintu byiza. Umunyarwanda aho ari, urabona, urahagera ugiye kumusaba ikiro cy'akawunga akakiguha, ukahagera ati byababayeho ndabizi, uguhaye 1000, uguhaye 500, n'udafite icyo aguha arakubwira ati komerezaho, Imana irahari izabikemura. Abanyarwanda mu by'ukuri ndabashimira umutima w'urukundo bafite, cyane cyane muri iyi minsi. Barizeye Fabien, ndagira ngo ngushimire umwanya waduhaye ndetse no kwemera kuganiriza abanyarwanda ku kibazo mufite, nanagusaba rwose kugira ngo wowe na bagenzi bawe mukomeze mwihangane, mukomere imitima, mugerageze gukemura ikibazo cyanyu, n'ubundi mukomeza kubicisha mu nzira zemewe n'amategeko, cyane cyane murushaho kugana inzego zisumba izo mwagejeho ikibazo cyanyu. Hanyuma tunizera wenda ko ubuyobozi buzagerageza kumva uti kuri icyo kintu. Nibyo mu by'ukuri twari twarategereje, ariko niba imyaka ibaye 3, urumva ntabwo ndi buze kubura minerivare y'umwana kandi nari mfite aho iva. Ubu icyo ndi buze gukora simbizi, hari n'igihe umuntu akora ibintu bitewe n'ihungabana bafite ntibigende neza, ariko ibyo ari byo byose turaza gushora ibirego mu nkiko, nubwo kubona amafaranga biba bitoroshye. Kugira ngo ujye mu rukiko bibiri gusaba 500, wajya kureba wa muntu watakaje wa mutungo kugira ngo aze kubona bya 500 biraza kugorana, ndetse n'amagarama n'ibiki. Urumva biri kuza mu mihigo tutari twarahize. Numvaga ko muri uyu mwaka nzaba ndi guhiga ibindi, ndi gushaka irindi terambere, ariko urumva ngiye guhiga ngo ahubwo ngiye kujya mu manza. Biragoye rwose, ariko nta kundi tuzabyihanganira. Hejuru y'ibi ngibi, nyuma yo kubura imitungo, hari Imana. Ndatekereza nubwo bajyaga batubwira ngo yirirwa ahandi igataha i Rwanda, ndatekereza ko noneho igiye kugihirirwa ahubwo ikanaharara, kugira ngo ikibazo cyacu gikemuke. Aba bapfakazi, abantu batishoboye, aba bamugaye bose, natwe urubyiruko ndetse n'abandi, kugira ngo itwiyereke nyine kuko ari umwami wacu. Nibyo, mukomeze mwihangane, kandi nyine n'umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo bigwira abagabo byagwira imbwa bikazihitana. Mukomeze rero mube abagabo kandi mwihangane. Nibwira yuko ubutegetsi nabwo buzageraho bukumva intabaza, bukumva uko gutaka kwanyu. Hanyuma rero ndagushimiye, kandi ngusabe rwose we na bagenzi bawe musangiye ikibazo, mukomeze mushyire hamwe, mwe kugenda intatane. Nimujya mu buyobozi mugerageze kugendera hamwe, mugerageze kwerekanira ikibazo hamwe, kugira ngo byibuze imbaraga zanyu zidatatana. Urakoze cyane rero. Nagira ngo nkubaze wenda niba hari akandi kajambo wifuza kuvuga mbere yuko dusoza, ukavuge, hanyuma unabonereho gusezera abari baduteze amatwi. Mu by'ukuri navuga ko cyari nk'ikigeragezo turimo. Icyo nasaba umunyarwanda ufite umutima ukunze ni uko nibura yajya afata umwe bakadusabira, tukava muri iki kigeragezo tugasubirana ibyishimo, ndetse tukabana n'imiryango yacu neza, tudashihurana kubera inzara, ubwote n'ibindi biteye isoni turimo muri iyi minsi. Urakoze. Hanyuma mukomeze mwihangane, buriya tuzakomeza wenda kujya tuganira twumve ibibazo byanyu uko bimeze. Ugira umunsi mwiza. Yego, murakoze namwe. Yego. Banyarwandakazi, inshuti muduteze amatwi, nk'uko mubyumva rero, uwo twaganiraga ni Barizeye Fabien, wari utuye muri Kangondo ya 2, aho bita muri Banyahe, akaba yarasenyewe we na bagenzi be. Ubu bakaba bari ku gasozi n'imiryango yabo, abana bataye ishuri, batakiye inzego z'ubutegetsi, ariko ikibazo kimaze imyaka 3.
dufite urwego rwitwa inteko ishinga amategeko cyangwa intumwa za rubanda, ariko mu by'ukuri bigaragara ko izi ntumwa za rubanda zitakoze akazi kazo, kuko iyo ziza gukora akazi kazo zarabashije gukurikirana iki kibazo cy'abaturage kikaba cyarakemutse muri iyo myaka 3. Reka rero tubwire abantu bari mu nzego z'ubutegetsi, tubabwire ngo ni mugerageze gutekereza abana banyu uko babayeho, uko bajya kwiga, uko barya, hanyuma mutekereze ko nabo basenyewe nabo bavukiye amezi 9 nk'abandi bana bose, hanyuma mukemura ikibazo nk'abakorera u Rwanda, mudakorera ukwifuza ko umuntu umwe rukumbi. Murakoze cyane. Twari mu kiganiro biza tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro dutegurira abanyarwanda mu rwego rwo kubashishikariza gucika ku muco mubi wo kurebera amahano abera mu Rwanda, cyane cyane ko ayo mahano ariyo yazaniye igihugu cyacu akaga kugeza kibayemo ikiswe jenoside. Turabashimiye rero, mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu, mutwandikire kuri email yacu mporanepo@gmail.com, hanyuma kandi munatanga ibitekerezo byanyu kuri chaîne yacu ya YouTube, ari nako musangiza ibiganiro byacu bagenzi banyu. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.